abandi bakunda uko ateye ngo ni Yoro the Queen, Shadibu, Pamela wa The Ben, abandi bagakunda uko abyina, bamwe bati ni nyiragasazi oyada mwimubeshyira. Nanjye nkakubaza ni se wowe ku ruhande rwawe umukundira iki? Sinjye wabanje gukunda ibintu by'amataye nikona baye sinzi nimba nawe umeze nkanjye. Uru ni urutonde rw'abanyamakuru kazi 10 beza ndetse kandi bakunzwe cyane bishimirwa n'abatari baki kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Burya ngo ubwiza bw'umugore cyangwa se bw'umukobwa ni bugaragara inyuma gusa, ahubwo ngo n'ubwisanzure burakonta. Uyu munsi nabateguriye urutonde rw'abanyamakuru kazi 10 beza kandi bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Murabizi neza ko rwose nabateguriye ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, aho nabateguriye abakobwa 10 beza bakunzwe muri sinema kandi babwiye abakobwa 10 beza cyane muri entertainment nyarwanda. Si ibyo gusa rero rwose hari abavandimwe bakomeje kugenda banyandikira kuri WhatsApp baramubwira bati Iva rwose turifuza yuko waza gutegura documentary cyangwa se ikiganiro cy'abanyamakuru kazi 10 beza kandi bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Ndabanza nkubwire part 1 irimo abanyamakuru 5 bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Si ibyo gusa kandi muri part 2 nzakubwira abandi 5 basigaye nabo bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Ku mwanya wacu wa gatanu nk'ibisanzwe nagushyire umunyamakuru witwa Anike Uwingabire ukora kuri Radio Kiss FM cyangwa se Radio Kiss FM. Ese nawe Anike Uwingabire urumva akwiye kuza ku rutonde rwacu rw'abanyamakuru 5 nyine abanyamakuru kazi 5 bakunzwe kandi bishimirwa n'abatari bake kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Uwo na wundi yitwa nde? Anike Uwingabire, umunyarwanda kazi mwiza ndetse kandi rwose umunyamakuru ukunzwe kandi wishimirwa n'abatari bake kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Ku mwanya wacu wa kane kuri no rutonde nagushyire umunyamakuru kazi witwa Ingabire Yvonne. Uyu munyamakuru kazi witwa Ingabire Yvonne akenshi mwamenye cyangwa se twese twamumenye kuri radio yitwa Magic FM mu kiganiro cyitwa Magic on the Point. Akunze gukora n'umusore witwa Pasi Kizito cyangwa se umuhanzi kazi witwa Pasi Kizito. Ese indirimbo bitama mandare urayizi? Niba utari ubizi neza ko uri umusore ari umunyamakuru akora kuri Magic FM, aho uyu munsi nyine bari gukora n'umukobwa witwa Nako Asa. Ese Nako Asa uramuzi kuri TikTok? Niba umwibuka cyangwa se niba nawe umuzi, menya neza ko rwose uyu mukobwa nawe ari mu banyamakuru beza tuzagira mu myaka iri imbere cyangwa se mu myaka izaza. Ari gukora stage kuri radio ya Magic cyangwa se mu kiganiro cyitwa Magic on the Point. Uyu mukobwa rwose Nako Asa nawe nakubwiye ngo mu myaka izaza muzamwitega. Abantu mwese mukuna muturutse kuri TikTok, Imana ikomeze kugenda ibagira neza kandi cyane. Ku mwanya wacu wa gatatu w'abanyamakuru bakunzwe cyane abanyamakuru kazi bakunzwe kandi beza, especially uyu mukobwa we nkunda amenyo yiwe bamwita Sonia Rora. Ese uyu mukobwa uramuzi kuri TikTok? Ese uramuzi kuri Kiss FM? Wo kabyara we uyu mukobwa ni mwiza, uyu munyamakuru kazi ni mwiza kandi ateye neza. Nuwe mugabo mu Rwanda utakishimira kubana n'umukobwa cyangwa se n'umunyamakuru usa nka Sonia Rora? Ndamye nashidikanya nawe rwose. Uyu nawe no mugushyira ku rutonde rwacu rw'abanyamakuru kazi beza ndetse kandi bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Ku mwanya wacu wa kabiri mu banyamakuru kazi bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda nagushyire uwitwa Antoinette Niyongira. Ndakubwiza ukuri rwose Antoinette Niyongira ari mu banyamakuru kazi bakunzwe kandi bishimirwa n'abatari bake kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Ndabizi neza utangiye kose Iva ku mwanya wa mbere nuhe munyamakuru uhagarariye abandi mu gikundiro ukunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Meze mutese cyangwa muraho? Wambwiye man oyambwira bro. Mbere yuko nkubwira umunyamakuru wa mbere ukunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda mu bagore cyangwa se mu banyamakuru kazi, ngiye kubanza nkubwire abandi bagera kuri 3 tutakirengagiza na gato kubera yuko nabo barakunzwe baduriza vibe cyangwa se nabo nyine turabakunda turabishimira. Uwo na wundi yitwa Anita Pendo rwose nawe ntago twamwirengagiza. Ikindi cya kabiri umunyamakuru witwa GLORIA MUKAMABANO ukora kuri usori wakoraga kuri RBA ubu ngubu ntabwo akibarizwa mu Rwanda cyangwa se ntabwo agituye mu Rwanda. Uwo nawe ntago twamwirengagiza kubera yuko nawe yitwara mukundaga cyangwa se yaduherezaga show. Nawo uwundi tutakirengagiza ni uwitwa Tasha ukora kuri BNB
umwezi. Iyo radio se urayizi cyangwa se niba ari radio niba ari televiziyo ntago njya mbasha kubitandukanya. Gusa Tasha nawe rwose ari mu banyamakuru kazi bakunzwe cyane kandi bishimirwa n'abatari baki kurenza abandi bose hano mu Rwanda. Nanjye ngakubaza nise muri bono banyamakuru bose uko ari uko ari umunani nuhe ukunda cyane kurenza abandi bose hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda? Nuwe uguhereza show cyangwa se nuwe uguhereza vibe? Ku mwanya wa mbere w'abanyamakuru bakunzwe cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda, uyu munyamakuru abagore mwese abakobwa mwese azababere icyitegererezo. Ndakubwiza ukuri, umeze gutya ukabikomeza ukagira umugabo, nta mugabo utakishimira kubana nawe kubera yuko umuzanira ibyishimo, umuhereza vibe cyangwa se nyine utuma amera neza. Uwo nta wundi yitwa umukazana wa Kate Radio. Uyu mugore niba ari umugore niba ari umukobwa ntabwo njye mbasha kubitandukanya, ariko ukabyara we uyu mukobwa arakunzwe, uyu munyamakuru kazi arakunzwe kandi yishimirwa n'abatari bake. Ngiye nkunda ukuntu yibyinira, bamwe na bamwe bakunda uko ateye, abandi bakunda nyine uburyo isanzure cyangwa se uburyo ari sociable, abandi bagakunda uburyo abyina cyangwa se uburyo nyine uburyo agaragazamo vibe mu buzima. Ku musozo wa video nkakubaza nise umukazana wa Kate Radio cyangwa se umukazana wacu nk'abanyarwanda, we ni ikihe kintu umukundira? Ese ukunda tayi yiwe cyangwa ukunda uko abyina? Nyine muri make ku ruhande rwawe on your side ni ikihe kintu kimwe gusa ukundira umukazana wa Kate Radio? Ngiye on my side cyangwa se ku giti cyanjye nkunda uburyo yibyinira kandi rwose nkakunda uburyo nyine aba ari sociable, ni umwe mu bakobwa nyine bakabereye urugero rwiza abandi bakobwa bose b'abanyarwanda. Nawe uze kwandika hasi muri comment, ese ni ikihe kiganiro kindi wifuza ko twaza gukora cyangwa se twaza gutegura ku ruhande rwawe? Ese bitabaye ibyo ngibyo we ku ruhande rwawe niwe munyamakuru ukunda cyane kurenza abandi bose hano mu Rwanda kuri no rutonde rwacu? Kandi niba hari tutashyizemo cyangwa se ukumva yuko hari twibagiye nyine twazashyira kuri part 2 uze kumwandika hasi muri comment kugira ngo dukomeza kubana umunsi ku munsi. Rero kumva nk'ibisanzwe amazina yanjye nitwa Iva, nayo YouTube channel yacu ikitwa Iva Talk Empire. Imana ikunde kandi duhane umugisha. Hasta la vista, ciao ciao.